ariko se mana ibintu ndi gushaka gukora umugabo wanjye ni byiza sugo naramuka bimenye ariko sugo nzamubwiza ukuri hano we ndashaka kugabanya kwikunda pe sugo ubundi mbimubwiye akazishakira undi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka umugabo wanjye n'undi muntu umugabo noneho agiye kumukijya iki alo ese mabuja umeze ute fresh afite umworeje wayabonye se nandi kugira ndi kureba nabi none amafoto yakuye Jewe bimbaza mane ubwo nge mba ndi mu kazi kawe mbona cyashanye ndi mu kazi kawe ntabwo ubibona wowe sha biragaragara ko none aya mafoto yaranyumije pe ndikumva ntazi wowe bikurikirana ahubwo mane nge mba nawe gutumikiye ibintu byawe wadaye ntabwo ubibona mane wowe bikurikirane mane umva yes 11:15 tuhurira handi duhurira hamwe hafi no kwa Damur aho ubona shitani sawa hapo nyene zika nicyo kibyeri mwana nta kibazo mwana none umugabo arambona amafoto ye n'undi mukobwa n'umukecuru ntabwo nzi uraje umbone njyewe nawe Bitase fresh none wowe nkubwiye ko duhurira ahantu ndakubwiye nkagutangira sorry man biba byagoranye mwana ariko ntago bizongera suko rwa mbere bibaye yose okay ndabyihorera mufitiye deal mufitiye kope nziza cyane nibikora neza ngakugira umukire mbwira ahubwo ndabura twumve ndabizi kunda kuzana ibintu by'ubugoryi rimwe na rimwe ubu noneho ni ku murongo unyumva ndabyumva ikintu gihari ni iki ikintu cya mbere ugomba gukurikiranaho umugabo wanjye anyuze cya kabiri ugomba gukurikirana n'uwo yahagararanye nawe wese cya gatatu uri kumurikira ndagukurikira kabisa ugomba kumenya ahantu hose yicaye icya kane ugomba kumenya naho yaciye ugategereza n'amacanshwa kumuka kumva kabisa
Ubwo se nta kuntu wiba umwaraza ya mbere ahubwo mbe meze neza mbe niryoheye mani. Kundi ibintu by'amafaranga ariko wabaye ute? Ndaguhereza amafaranga utarabona akora n'akazi. Ariko mani umuntu aba akeneye arayi gutya nsibiranye indege mu mufuka mani. Ibyo bintu byo gukunda amafaranga cyane imbere y'akazi njye ntabwo mbikunda. Umuntu abanze yikore my G. Nkunda gukorana n'umuntu ushira akazi imbere, koye amafaranga imbere. Uko ikintu nakubwiye? Ntabwo ndi kubyibuka byose fresh. Ntabwo mbizi umubare ariko ndi kubyibuka tu. Nakubwiye ibintu bine. Muri ibyo bine ongeraho n'iki kandi nicyo cya mbere. Urwa kariya gakobwa nyoreje ku mafoto. Niyo ndi kukareba. Kariya gakobwa ntabwo nshaka kuzongera kugacigera. Vuga mite mbisoza kano kanya vuba vuba kabisa. Oya ntabwo nkubwiye kwica. Genda ukanshirire hahantu. Dushira abandi. Utabimbwiye mbere ubwo simba nakarangije nkikabona. Ubwo uri kunyereza umva nkwereke ibabwa kandi. Njyewe aka kanya ngiguta nkareba ndabizana ugakunda guca ndahaza. Mpita mbikurikirana nari. Wanda kwemeje. Kuba nari. Injira. Nastase. Da. Kuro. Nani. Wese uje mu nduki hano. Hano sense. Kakuru nk'abantu twari inshuti njye nabitekereje mbona atari byiza urabona ubushuti bwacu bwarangirira hariya. Shaza kusetsa. Nese ubundi ubushuti ni iki? Ubushuti ni igihe umuntu abukeneye ikintu akakikubonaho. Ibaze ko nagukeneye serivisi nta wundi muntu wari kuyimfasha ari wowe gusa. Unyereka ko turabishoboye kandi uri ubishoboye. Ariko wivuga ngo ntago ngo nanze kubigukorera. Ngiye nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi ngukunda ntago nagombaga kugushyigikira mu mafuti. Biriya bintu ntago ari byiza. Nisi uko ko nanubura cyabikomeje. Narakubwiye ngomba kubikurikirana mpaka. Nanubu nturahinduka koko. Banze ntago ari ukukwanga. Noneho mfite ibimenyetso simusiga. None ibintu bigiye kujya ku murongo neza cyane. Neza ariko ntajya hirya no hino. Ubundi njye ntabwo nyansindwa. Iyo niyemeje ikintu mba nakiyemeje gusa aho wemera ukanyifashiriza nta kibazo ariko kuri ubu pe ntabwo ngora nk'inshuti. Ubimbabarira kandi ko nakubwira ariko niko bimeze. Narakubwiye. Kundeba. Barangizaho ubushuti ibiki n'ibiki. Baje muvuga ibintu muzi n'ubusobanuro bwabyo. Inshuti ni ya yindi igufata agatoki ku kandi mu bibazo mu byishimo mukaba muri hamwe. Naho mu bibazo wanyeretse kuri inshuti. Singo. Urabizi ko serivisi zindi zose wanyemeragaho nazigukoreraga. Kwanga kugukorera biriya si ukukwanga ahubwo nuko nzi ko bishobora kuzakugiraho ingaruka. None ingaruka uri kubona.
ibi bintu ntabwo ari sawa. Ntabwo ari sawa? Ngewe numva nta gutakaza nk'inshuti yanjye kubera kuri inshuti yanjye kuva na kera urabizi. Ariko ntabwo kwanga kugukorera biriya byose ari ukukwanga. Uri inshuti yo mu byishimo. Ngewe ndahari ariko byibuze ku bintu bitari nka biriya uri gupanga. Nk'ibihe ibintu nk'ibi bizakugiraho ingaruka mbi bireke. Ibintu ubonye umakinge sure ko umeze nk'umuntu utabibonye. Si wabibonye? Ariko tangira kurubesha ubwenge bwawe kutigeze kubibona, kuko hazagira ahantu nzabyumva ntuzamenya umuntu uwo ari we neza. Ko wahindutse mwana inshuti yanjye, ko wahindutse cyane. Rekera ahubwo kuri ubu mfashije uzi inzira yaturutsemo noneho kwerekeza inshuti. Nta kibazo, reka ngende, gusa ngiye ntago nkwanga. Mana yanjye, washimye ubushitsi se tugusasire yo kureka biriya bintu, kandi ngewe nk'inshuti yanjye numva nakuba hafi. Nari nje kukureba, nta bindi byari binzanye, gusa ngiye nari nje kureba uko umeze kubera ko n'igihe kinini gishize tutabonana. Inzira waje winjira muno nteko urayizi. Nta kibazo, ukagenda. Kesha mutwe gusa ndabivanga ibintu by'umuntu bivangavanga n'ibyo bafashe umuntu. Ubundi yarazi ngo bizananira. Gufata ibintu ngiye gusoma ari ikibazo wowe. Jure ibyawe. Kumira no umusozi w'ifumbire. Umuzuya wabaye utariko. Ni papuro se nabyo usigaye ubifata ugasara. Nazite. Kimeze cyo mwa yanagusubuje. ahubwo nazimbonye imeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi pe. Makuru se Zisahara Saha muri izi nce. Amakuru se amakuru Shabapi mwana utagenze gute mwa mbona umeze gutya. byanze mwana byanze Byanze byagenze bite urarwaye se? shana nabuze system maze ibyumweru 3 byose narabuze mushiki wanjye. Ngwiki yagiye Reba mushiki wanjye mukuru ibyumweru 3 birashize twaramubuze. Mwana ibyumweru 3 birashize sister naramubuze. Nguriye wowe se aho uriya mukuru mwe mukuru wambwiye ngo mwe mukuru nakubwiye. Ibaze ko ibyumweru 3 bishize nagiye no kuri polisi, cyakora aho wenda barambwiye ngo nyerekeye telefone ku murongo ngo bazumva nzumva bampamagaye. Urumva nabo bari mwishakisha. Urumva yagiye mu sister mutoya niko yampaga nyina makuru kuko urumva baba bari kumwe buri munsi. Yavuye mu rugo ngo agiye gusura sheri, ariko ngo afite gahunda yuko ngo ari uze kujya gusura n'inshuti ye nava kwa sheri. Bana sha
mbanza kubyita imikino, mbanza kujya ngo ni ibintu byoroshye. Umuntu aba akambwira uti nyamara rero uyu muntu ndabona bishobora kuzaba ibibazo. Ubwo yari amaze nk'ibyumweru 2 adatarama n'imyihorere, ntimureke n'akazi ke. Ariko noneho icya gatatu kikubisemo mbona ari byayo nariseze. Ndiko natangira kubyiruka nkamubo tumushakisha, telefone ntiyicamo, nta makuru, nta kintu na kimwe. Urumva bitoroshye abakobwa noneho ncyari kumanza abakobwa none bafite nanjye nk'ubu ndi kukubwira hari umushuti wanjye ejo bundi twari dufitanye gahunda ngize gutya ndagenda ibintu byose nditegura ngiye kujya twari guhurira ndamubura. Ibi bintu ntabwo ati cyo kuzagira ibintu by'abakobwa utamenye ibyo ari byo. Igihe wenda umukobwa avuga ati mfite musaza wanjye umeze gutya nka Mike, reka ngende nigire muri diru zanjye. Ako nanone ntabwo byumvikana. Ibyumweru 3 ni byinshi. Mwara barafite biriya bikorwa ni ibirara. Bishiki kijyanye ni ibigoryi pe. Giye nabaje kujya agira ngo ni ibisanzwe. Ko n'ubundi yarana yajya ntesha umutwe buri munsi. Ndavuga ni reka n'ubundi agenda azicyura. Ariko ubwo wenda wagiye nko kuri polisi kaduve kubihanga wenda nka 70% na 60 wenda ubwo agiye kuri polisi bishobora gukunda. Kimwe nuko ariko se umuntu mukuru sajya abura, abundi baravuga umuntu mukuru ntabwo abura. Amara ibyumweru 3 byose na telefone itari ku murongo umwana. Ndikwibase byagenze biti. Uzi ko ariko bazigaye barashimuta n'abantu, nta makuru ufite. Abantu cyane ushobora kugenda bakamunigira hirya simbimenye amakuru. Nikakomeza ntegereje ngo azaza n'uburi nkuko yarasa. Bari nta nubwo ari ubwa mbere rega bikoze. Hari igihe byigeze kubaho n'ubundi. Ibyumweru 3 bishira byose twaramuzi. Ngiye kubona mbona araje. Mubajije ati rekata. Ntago ndi umwana ashaka kuboko. Ndakubeshya se. Tiwimbabarira umuntu. None abakobwa noneho nk'abari babageze bamaze kuzana ikibuno n'amabere nta kintu bazo umubwira. Babihurira n'ibigabo, bihurira n'insoresore. Kwibaza se yarashatse sinabimenya. Se yashaka babura no guhamagara mwanga avuge ko yashatse. Se yashaka ntanatware n'ibintu. Yavuye mu rugo agiye gusura sheri. Ariko ngo yari afite n'indi gahunda ngo yo kujya kureba undi mushuti. None ibyumweru 3 byose birashize mwana. Urumva atari kesi ikomeye. Kesi ahubwo iri hejuru byata. Shamaye gusa nakubwira cyo wewe umuri turi mu gihugu cyiza se leta nziza. Byanga bikunda nimba nta kibazo yagize azaboneka. Kuba n'abakobwa muri iyi minsi baragenda ugasanga bigiriye nyine mu gakundi kawo mu kigare, ugasanga ararutse cyangwa wenda ugasanga wenda bibireye no mu biyobyabwenge ntawamenya. Abana b'iki niko babaye nyine abantu bose barahindutse. Urumva abakobwa yaba dusebeje kabisa. Ngira mfite social media b'abashuti banjye baba bakoresha imbuga cyane. Benshi n'abashuti banjye turaziranye. Kintu nababwira wamanya ifoto yiwe imushiki wawe wongo. Then nkayiboherereza nabwira ko uyu mukobwa wenda badupostingira tukareba ko hari waba amuzi cyangwa ari abamuzi. Ibyo bintu kandi bijya bikora. Harya ntabwo muzi. Reka ndabaze kibazo ndari nabura nabo. Abantu uramuzi. Singo uyu mbwa kanze. Reka turebe ubundi na mutipe nawo mpamagaye. Allo? Okay, sawa reka ngende ndaza kwigwa nta kibazo sibyo ndayikoze. Uyinyohereze kuri WhatsApp. Sawa nari. Sawa rakoze. Yatanga. Injira. Nese wowe nshuti. Chika nawe bivuga mabuje. Yagenze ute? Subiza ahubwo twagafashe. Nese hari ikibazo umukobwa mwamufashe. Si yari gahunda. Yari gahunda ariko nyine twamugishije hamwe nyine dushyira abantu. Hanyuma twamuteye umugongo gatoya ashaka kuducika. Maze bigenda ute ntumbwire ngo yabacitse. Yakiza ko yaducitse twari no kumushaka. None byagenze ute?
Mavyo yasimbutse ahantu ishitse kuducika nyine asimbukana ku mukingo. Nyine yabonye naguye ndakeka ko ngiye atarahashoboye. Yaguyemo nyine ahita apfa. Ubwo iki? Saryo utumva yapfuye nyine. Neza gupfa nyagupfa. Yapfuye. Ahaha. Naranabivuze muzanzanira ibibazo. Iyo mumucunga neza. Hari akandi kazi mwari mufite? Hari ikindi kintu mbahembera? Niyo amafaranga aba makeya. Mukambwira ko akazi kari kagwe amafaranga nkambwira ko mukamekinga ashobora ko mumucunza ahantu ariko mufungiranye neza. Yaducitse nyine. Nyuma yaho mwaje kugenza ute? Nyine umurambo we ntabwo twahise nyine twihutira kuwujugunya. Aracyari nyine twamusubije hamwe dufungira abantu. Sinzi na byakunda tukagira. Ntacyo. Ngene ndaje turaba ko tubigenza. Genda. Sonari. Bebe, Moza. wa mukobwa wapfuye wa murambo twawutunganyije ngo tubike gukora